muhendahenda ngo mwicwe vuba twarabakundaga turababura ikivi cyanyu tuzacyusa bana b'u Rwanda muzahora iteka tubibuka twarabakundaga turababura ikivi cyanyu tuzacyusa bana b'u Rwanda tuzahora iteka tubibuka amatage n'amatindi nkumburwa burya ko kw'iby'isi biraruhije iyo bitaba amatage nkumburwa tuba turi kumwe n'ababyeyi. Uyu munsi turibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ku nshuro ya 32 mu mashuri. Mu gutangira iri jambo nagira ngo mbanze mvuge nk'urerera uyu muryango mureba hano inyuma yanyu ariwo Unity Club and Resilience. Hanyuma nze gusoza mbwira abanyeshuri ubutumwa bagenewe n'abarezi babo kuri uyu munsi. Umuryango w'ubumwe n'ubudaheranwa mu mashuri Unity and Resilience Club ni club imaze igihe ikorera muri ubu rugo kimwe nk'ahandi hose mu mashuri yaba ya leta ndetse n'ayigenga. Iyi club yatangiye yitwa ARG cyangwa se Association des Élèves Rescapés de Génocide. Icyo gihe yari yashinzwe n'abanyeshuri barokotse jenoside bayibagamo. Nyuma hamaze gushira imyaka myinshi aho abo banyeshuri bari batakiri mu mashuri ku bufatanye na guverinoma ndetse na mino bumwe icyari ARG gihindurwamo club y'ubumwe n'ubudaheranwa ari byo mu cyongereza bavuga Unity and Resilience Club. Uko nabisobanuye uko urubyiruko ruri mu mashuri ubu ngubu rutarokotse jenoside n'amashami yashibutse. Iyo club rero ijyamo abanyeshuri bose nta kuvangura, by'umwihariko muri Marirene irahari mwayibonye mwabonye n'ibikorwa bafite, ariko mu myaka yagiye itambuka ari iyi club ndetse n'izindi zitandukanye zo mu yandi mashuri hagiye harangwamo n'imwe mu myitwarire itari myiza cyane cyane iganisha ku ngengabitekerezo ya jenoside. Ariko nyuma yo kugenda bahugurwa n'abarezi ndetse n'andi mahugurwa twagiye tubona abayirimo bose biyumva nk'abanyarwanda ndetse barakomeye. Muri Marirene dufite club ikomeye nk'uko mwabibonye. Murakomeye. Imbere nagira ngo ushinzwe iyi club ndavuga Presidente Cynthia hari mu magambo makeya ibyo bavuze bashimira ishuri nubwo wenda bazabikora mu mpera z'umwaka, ariko bavuze bati muri uyu munsi mu by'ukuri ntabwo twabura kugira akantu gato tuvuga dushimira ubuyobozi bw'ishuri mu byo bakomeje kudufashamo nka Unity Club. Cynthia urenze iminota 2. Kristo Yesu akuzwe. Murakomeye. Uwase Cynthia Legacy na 6PCB ninjye coordinatrice w'uyu muryango umwe n'ubudaheranwa muri Marirene. Kuri uyu munsi twibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Twifurije abanyarwanda bose gukomera
ndetse no kwigira ku mateka kugira ngo twubake u Rwanda ruzira jenoside. Umuryango w'ubumwe n'ubudaheranwa turashimira ubuyobozi bw'ikigo kuba duha platform dukoreramo ibikorwa byacu twigiramo amateka, kuba batwemereye tugasura urwibutso rwa Rebero mu rwego rwo kwiga amateka. Soza ndashishikariza urubyiruko, twe turi hano nitwe imbaraga z'igihugu, nitwe ejo hazaza y'igihugu, mureke twimakaze umuco w'ubumwe n'ubudaheranwa twamagana jenoside yakorewe abatutsi, twibuke twiyubaka. Cynthia arakoze. Nyuma yo kuvuga ibya Unity Club, abanyeshuri noneho ndabasaba gutega amatwi, akazuba kabishe, ariko mutege n'amatwi mwumve ubutumwa mwagenewe n'abarezi banyu kuri uyu munsi. Abarezi rero ngo bakomeje kubashimira uburyo muri uyu mwaka w'amashuri nta ngengabitekerezo ya jenoside yagaragaye mu kigo. Nuko tujya tubyumva mu yandi mashuri, tukumvamo amacases ajyanye n'ingengabitekerezo, amagambo bamwe mu banyeshuri babwira abandi abakomeretsa n'ibindi. Abarezi rero ngo bishimiye ko muri uyu mwaka turenda gusoza nta ngengabitekerezo ya jenoside n'amagambo ajyana nayo yagaragaye, bakabibashimira kandi babasaba ngo mukomereze aho. Ikindi, abarezi bishimiye imikorere y'iyi Unity Club, ndetse baranavuze bati icyaduha twese abanyeshuri bakayijyamo. Ku batazi iyi club wenda mushobora kuba muyumvishe bwa mbere cyangwa se mutazi ibijyanye nayo, iyi club yashyizweho na guverinoma y'u Rwanda, ifite intego yo kwimakaza gahunda ya Ndi Umunyarwanda no guteza imbere indangagaciro nyarwanda zibumbatira ubumwe n'ubudaheranwa mu mashuri makuru n'ayisumbuye. Iyi club ituma abanyeshuri bubaka imibanire myiza hagati yabo, bagaharanira kubana mu mahoro birinda ingengabitekerezo ya jenoside. Iyi club ku rwego rw'igihugu ikuriwe na Unity Club Intwararumuri, yashinzwe na nyakubahwa madamu wa perezida wa repubulika, igamije gushimangira ubumwe n'ubudaheranwa ngo bushinge imizi mu banyarwanda, cyane cyane uhereye mu bato, ndetse no kwimakaza cyane cyane gahunda ya Ndi Umunyarwanda igamije kubaka ubumwe bw'abanyarwanda. Mwakwibaza mutese intego z'iyi club ni izihe, kugira ngo twese abanyeshuri tube twayiyumvamo, twayijyamo. Intego ya mbere ni ugutoza abanyeshuri gukorera hamwe. Ikindi ni ugukomeza kwigisha indangagaciro z'ubumwe n'ubudaheranwa, gutoza abanyeshuri kwihanganira ibibazo no kubishakira ibisubizo, ari gukumira amakimbirane n'amacakubiri ahava akagera uhereye mu mashuri. Hari kandi kwigisha uburere mboneragihugu mu buryo bugaragara, kwimakaza gahunda ya Ndi Umunyarwanda, imyitwarire myiza, bakahera abandi urugero, bajya bagira n'ibikorwa byo gufashanya hagati yabo. Noneho twakwibaza tuti ese uruhare rw'iyi club hano ku ishuri ryacu ni uruhe? Nk'uko natangiye mbivuga, bagerageza gufasha ishuri kugira amahoro arambye, birinda ikintu icyo ari cyo cyose cyabaturukaho ngo gikwirakwire mu bandi banyeshuri. Hari kugabanya amakimbirane mu mashuri, hari uguteza imbere imibanire hagati y'abanyeshuri b'ingeri zitandukanye, hari kurinda no gutanga amakuru ku bijyanye n'ibikorwa bibi bifite aho bihuriye n'amacakubiri, ivangura n'urugomo n'ibindi. Hari kandi kurema abayobozi b'ejo hazaza bafite indangagaciro zo gukunda igihugu no kudacika intege. Nyakubahwa Padiri Nsoza, dukomeje gushyigikira iyi club y'ubumwe n'ubudaheranwa hano muri Marirene, kuko ituma abana batozwa kumenya kwirinda icyabazanamo amacakubiri cyose, babera abandi urugero mu kumvira abarezi, bishakamo ibisubizo, bicisha bugufi, kandi bihatira gukorera hamwe ngo bazigirire akamaro kandi bakagirire n'igihugu cyababyaye. Murakoze, twibuke twiyubaka.
murumve twana twanjye nabaraza urukundo. nyakubahwa umuyobozi ushinzwe amasomo, ba nyakubahwa abarimu barezi, ba nyakubahwa abanyeshuri bana bacu dukunda, banje kubasuhuza twifuriza neza amahoro urukundo bituruka ku Mana Data Umuremyi wacu twese. Kuri uyu munsi twahuriye hamwe kugira ngo dufate umwanya wo kwibuka, kuzirikana no guha icyubahiro ku nshuro ya 32 abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1900. Kwibuka si umuhango gusa, ahubwo ni inshingano yacu twese. Ni umwanya wo kuzirikana amateka igihugu cyacu cyanyuzemo, tukayasobanukirwa kugira ngo atazongera kubaho ukundi. Jenoside yakorewe Abatutsi yahitanye ubuzima bw'inzirakarengane zirenga miliyoni, bicwa bazira uko bavutse. Jenoside yasenye imiryango, isenya ubumuntu, ndetse isiga ibikomere byinshi mu mitima y'Abanyarwanda. Ariko kandi uyu munsi utwibutsa ubutwari bw'abarokotse, ukwihangana kwabo n'imbaraga igihugu cyacu cyagize mu kongera kwiyubaka. U Rwanda rwongeye guhaguruka rushingiye ku bumwe, ku kuri no ku bumuntu. Ibyo bidusaba natwe cyane cyane urubyiruko gukomeza kuba abafatanyabikorwa mu bukangurambaga mu kubungabunga ayo mateka no guharanira amahoro. Abanyeshuri n'abarezi b'urugo rwacu dufite uruhare rukomeye
mu kubaka ejo hazaza heza. Ishuri si ahigirwa amasomo gusa, ni naho twigira indangagaciro zirimo urukundo, kubahana, ukuri, ubumwe n'ubwiyunge. Tugomba kwamagana ivangura iryo ari ryo ryose, amagambo asesereza n'imyitwarire yose ishobora kubiba urwango. Iyo duteraniye hamwe nk'abanyeshuri n'abarezi kuri uyu munsi twibuka aho abazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994, uba ari umwanya wo kwibuka, gusubiza agaciro, kunamira abari abarezi, abari abanyeshuri bishwe bazira uko Imana yabaremye. Ubu iyo baba bakiriho baba baragize uruhare rukomeye mu iterambere ry'igihugu cyacu. Umwanya nk'uyu kandi uba ari uwo kongera kugaruka ku bari abarezi babaye ibigwari, bakemera kuba umuyoboro wo kwigisha amacakubiri no kwigisha ivangura mu Banyarwanda. Ubu umurezi igihugu cyifuza n'ubiba amahoro, ubiba ineza, n'ubiba urukundo. Nitwarenza ingohe kandi urubyiruko rwari ruri mu kigero nk'icyanyu mwebwe abanyeshuri, rwigishijwe urwango, rugashorwa muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Abana bacu tujye twima urwaho ababa bagamije bose kutubibamo urwango, kutubibamo amacakubiri. Abakomeza kwikinga inyuma y'imbuga nkoranyambaga baducengezamo urwango. Tubima amatwi rero, tubasubize tubereka ko ubu Abanyarwanda twunze ubumwe, tubereka ko ubu u Rwanda rwacu rutekanye. Ku munsi nk'uyu kandi ni ngombwa cyane gushimira leta yacu y'ubumwe yongeye kuzahura u Rwanda rwacu. Turashimira inkotanyi cyane zafashe iya mbere mu rugamba rwo kubohora igihugu cyacu. Hari abafashe inzira y'urugamba rwo kubohora igihugu cyacu bari mu kigero nk'icyanyu, bemera gutanga ubuzima bwabo bagamije kurokora ubuzima bwa benshi. Abo ni abo gufatirwaho urugero. Abanyeshuri kandi abandi twafatiraho urugero n'intwari, cyane cyane ziri mu cyiciro cy'ingenzi, abana b'Inyange. Tuzi ko bahamije koko ubumwe bwa Ndi Umunyarwanda ubwo bari bugarijwe n'abacengezi mu mwaka w'1997, bakabasaba kwitandukanya, bakabyanga, bakababwira ko ari Abanyarwanda. Aba bana tujye tubafatiraho urugero. Muri iki gihe cyo kwibuka tuba tunazirikana by'umwihariko n'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Turabazirikana kandi tubashimira ubutwari n'umusanzu bakomeza gutanga mu kubaka igihugu cyacu. Ntidushobora gusubiza ubuzima bw'abagiye, ariko dushobora guharanira ko amateka yabo atazibagirana. Imana ihe iruhuko ridashira abazize Jenoside yakorewe Abatutsi, kandi ikomeze kurinda u Rwanda n'Abanyarwanda twese. Sinasoza iri jambo nashimiye Unity Club uburyo birwanyeho bakagira icyo bategura kugira ngo uyu munsi ugire isura yawo. Mwatunguwe, ntabwo mwari mwiteze ko wenda twibukira hano, ariko mwagaragaje ko muri intore zizi kwishakira ibisubizo.
mwashimiye ubuyobozi bw'ishuri uburyo bubitaho bukabaha amahirwe yo gusura inzibutso. Muzanashake n'undi mwanya wo kujya gusura urwibutso rw'Inyange naho muhigira amateka, kuko hari amateka y'abana bangana nk'amwe. Rero nasoza bifuriza ko twese twaba umuyoboro w'ineza, amahoro n'urukundo mu bavandimwe bacu. Murakoze, twibuke twiyubaka. Twakwigira ejuru tugasoza isengesho. Izina ry'Imana Data na Mwana na Mutagatifu. Nyagasani, tugire abagabuzi b'amahoro yawe. Ahari urwango tuhashyire urukundo, ahari ubushyamirane tuhashyire kubabarirana, ahari amacakubiri tuhashyire ubumwe, ahari ukuyoba tuhashyire ukuri, ahari ukujijinganya tuhashyire ukwemera, ahari ukwiheba tuhashyire ukwizera, ahari icuraburindi tuhashyire urumuri, ahari agahinda tuhashyire ibyishimo. Nyagasani, aho gushaka guhozwa tujye duhoza abandi, aho gushaka kumvwa tujye twumva abandi, aho kwikundisha tujye dukunda abandi, kuko utanga ari we uhabwa, uwiyibagirwa akaba ari we uronka, ubabarira niwe ubabarirwa, uhara amagara ye niwe uzukira ubugingo bw'iteka. Nibubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose abaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Murakoze.